naho bwije reka tugaruke muri iki kiganiro cya Agathon Rwasa guhunga kwe. Ngira ngo umwanya wose tugiye gufata tugiye kuvuga guhunga kwa Agathon Rwasa. Imana yambwiye ngo mbwire Agathon Rwasa ahungire mu Bwongereza. Ibyo bintu ubyumve cyangwa ubyihorere, nuko rwakuzuriyeho mu bihe biri imbere hagiye kuba ibintu nakita gukubagura umuntu, gucunaguza umuntu. Hari ibintu shitani agiye kukugabaho by'ibitero. Rero nabonye Ubwongereza n'iri darapo n'ubwami bw'Abongereza, mbona Agathon Rwasa ari mu Bwongereza. Mwuka arambwira ngo nkubarire ngo igihe cyo kugaruka ndi bukivuge, ariko n'igihe cyo guhunga uri buhunge. Ntabwo muri aya matora ntabwo bishobora kukorohera, nubwo n'abandi bitazaborohera, ariko hari igihe ibintu bishobora kwanga umuntu akavuga ati ubu ni wowe, undi ati ni wowe, undi ati ni wowe, undi ati ni wowe. Agathon Rwasa mu nzira z'ikigendwa bigishoboka, Satani yagusabirije. Harimo abantu muri komenti bagiye guhagurukana ururimi rwo kuvuga cyangwa kutavuga, ariko nagira ngo nkumenyeshe ko ikihutirwa n'igikenewe n'igikwiriye. Wowe Agathon Rwasa uri umusirikare nturi umusivire, usenge, kandi ngira ngo uranasenga. N'ubundi buryo bwose wakoresha, n'ubundi buhinga ubwo ari bwo bwose wakoresha. Nagira ngo nkumenyeshe kandi nkubwire ko Satani yamaze kumanuka kukugosoza akoresheje send the death day. Kandi aha wakiyamamaza utakiyamamaza nta kintu gishobora kuvamo, ahubwo harimo ibibazo bisumba n'ibibazo. Nubona uko ukinjura, nubona ko wacomoka, kazi yake. Ni message tuguhaye ku bwa Mwuka Wera, ku bw'Umwami Yesu, ku bw'Imana Data. Yesu yigeze ahungira mu Misiri, abantu baravuga ngo nta mana ihunga, wiza kuba Imana yari kwica Herode cyangwa igakora ibi n'ibi, ariko guhunga kubaho kwabayeho kuracyariho. Ariko ntabwo ahunze by'umwanya munini, nabonye ari iby'akanya gato. Kuva amatora atangiye kuzageza arangiye, nyuma yaho ho gato y'amatora arangiye nko mu minsi, nko mu mezi 2 cyangwa 1, ufite ubushobozi bwo kugaruka mu gihugu gataha. Kandi nta n'ibintu bazakwagiriza bindi, ariko buno hagiye kuba kuremangatanya ibintu, cyangwa se gupfundapfundika ibintu ngonde, ariko objectifu bari kukurondera bitari ibingibi abantu bari kurondera Joseph Kabila. Oya, wowe uri kurondezwa. Nongere nkubwire, wowe upinga iby'Imana, utemera Imana, utemera ko Imana ivuga, utemera ko Imana ikora, n'uburenganzira bwawe. Utemera ko Imana ivuga n'akazi kawe, ariko twebwe turabyemera tukanabyemanga ko Imana ishobora byose. Mu by'ukuri rero ntureba arenga Iyome Bunyoni, kuba ari mu mpimba. Harimo abazi ko ari ikigeragezo, ugiye kuzataha, ariko Imana yakujyanya. Mu banyepolitike bagombaga gupfa wari urimo, wari kuzaraswa nk'uko barashe Adolphe. Nk'uko bamurashe nawe niko wari kuraswa. Ariko buno wibereye mu mpimba, ufite umutekano, ahubwo iyoroshye Imana igiye kwikorera, iyoroshye igengesere. Kandi ntihagire umva mvuga ibi ngo yumve ko ndi kurwanya guverinoma ya nyene cyubahiro Evariste Ndayishimiye. Oya, ikinyicaje aha mvuga message Imana yampaye, ibisigaye tugahurira mu gusenga no mu kuririmba.
nkuko nawe Imana nimpa ubutumwa nzabumuha, buba bwiza nzabumuha, buba bubi nzabumuha. Ariko nyine mu gusenga umwuka wera n'umuyaga aduha amakuru uko abyumva n'uko abishaka n'uko abishima. Nje ndi gusenga marayika arambwiye ngo arenga Iyome Bunyoni yo ntamushyira muri gereza, kuko hari ubutumwa marayika yigeze ampa natambukije ubushize babwira ngo arenga Iyome Bunyoni cya Generali Bunyoni arataye. Noneho rero nge mbajije Imana ubundi kubera icyo afunze, ese koko afunzwe n'iki, afungiwe iki? Nibyo koko baracumuye, ariko ngira ngo habayeho gufunga abibye amahera y'amarundi, habayeho gufunga banyereje itunga ry'igihugu, ninde muntu wo muri CNDD-FDD wasigara? Ninde muntu uri muri guverinoma wasigara? Ninde muntu wafata ibuye akarintera? Imana yasigara yije ikavuga ngo nimunyandikire abantu banyereje itunga mu gihugu cy'u Burundi. Imana ikaba ari yibivuga, ikongera ikavuga ngo nimunyandikire abantu batanyereje itunga bari muri politike cyangwa muri guverinoma babagwiza atunga, uretse ababaye n'abikorera utwabo. Mwabantu mwe, ninde muntu warokoka ko n'ubu ngubu kugira ngo ubone akazi utanga ibiturire? Ubwo rero ntabwo Bunyoni n'ubwo ibyo byamufunga namwe mwese byabafunga, ahubwo nuko ngo ifatanwe umutanyu cyangwa umuteja bavuga ko ariyo yayamaze. Ariko mwese mwabaye abasuma, mwese ntabwo mukorera igihugu nka ba nyiracyo, ahubwo mubanza kubaka ubutunzi ku giti cy'umuntu ku giti cye. Nta muntu ubanza kubaka igihugu, nubwo mugikunda ntabwo mubasha kubanza kucyubaka, kuko niwitegereza umuntu azabanza yubake Gasekebuye mbere yo kubaka igihugu, yubake uruganda mbere yo kubaka igihugu, agura amatongo ahashaka mbere yo kubaka igihugu, afata inshuti zimwe azigiriza yere kuzigira iz'igihugu. Bundi abanyepolitike mwakabaye mugira inshuti zikunda igihugu, ariko mugira inshuti zibakunda zikanabashyigikira. Suru Hasani muri Tanzania akaguha inyoni wowe neva, ubwiyo ni inshuti yawe, ati nguhaye impano, ugafata inkono ukazorora ukazigaburira inyama ukazigaburira buri kimwe cyose. Ubwo ni ikirangamisi uba urimo n'iteganyagihe byawe no gusigasira yenda ibirango n'ibimenyetso bya CNDD-FDD. Ariko ubwo si urukundo rw'igihugu. Umuntu ukunda igihugu aragipfira, ariko ntabwo agipfira ko Kongo iteye Burundi cyangwa u Rwanda cyangwa Tanzania, ntabwo agipfira ko Bugande buteye igihugu. Ukunda igihugu agipfira no mu gihe cy'ubukene. Buno niba mushaka ko Burundi butera imbere, mukaba muri mu muhamagaro, mukaba muri mu murongo, mwaratoranyijwe n'Imana, mwemewe n'Imana, mukundana n'Imana, reka dusabe mbaya kawa mukaturike, reka dusabe muhagarike imishahara. Muhagarike imishahara. Umuntu wese avuga ati nahembwaga 3 miliyo, 4 miliyo, 5 miliyo, 6 miliyo, 10 miliyo. Donc umuntu wese nayihagarike, noneho ahubwo ukore mu byo winjije, ufatemo igitoro ujye ku kazi, ukorera igihugu. Aba ba ministeri bose nibafate umwaka badahembwa bakorera igihugu, kandi n'ubundi ntacyo mwahomba, amahera mwarayarundarunze. Hari abantu rero tuvuga mugasa naho muturwanya. Iyo tuvuze impunzi, iyo tuvuze abantu batari mu gihugu bahunze igihugu, mukumva yenda Imana ibavuzeho ibyiza, mukumva yenda se yenda Imana ubwo ibiduteranyije kuko mwifuzaga ko tuvuga ibibi, kuko no muri komenti murabyandika mukavuga ngo ndi igikoresho cy'impunzi. Oya, abandi ngo shimanda ni hari undi muntu nabonye ukunda kuba kuri social media witwa Shimanda, niba ntibeshye, ngo turazinanye, ngo ninahaza u Rwanda, ngo nanjye nkaninahaza u Burundi. Nkabona nabyo murabikritika mubikometaho cyane. Uyu mupapa niba ari umusore nta hantu duhuriye nawe, ntaho anzi, nanjye ntaho muzi, uretse ko duhurira ku mbuga nkoranyambaga, cyane ko nge mba mu ivanjiri wakaba mu buzima rusange bw'umuntu uwo ari we wese. Ntabwo ndumva abwiriza, sindumva yigisha, sindumva asenga, ariko rimwe na rimwe cano ye njya nyikurikira uko mbonye umwanya. Nagira ngo rero nkubwire ko wowe wabihisemo kukanabyumva uko
uyu mupapa cyangwa se uyu musore ntaho mpuriye nawe, sinzi nahaba kamemu, nta nubwo navuga ngo mbikurikirane none bifashe iki cyangwa bimariye iki. Ariko ngarutse nuko uyu Agathon Rwasa nadahunga impimbira mutegereje, nadahunga ushobora no kuraswa, kandi usanzwe wararashwe. Ngira ngo bene aka gatoki abamuzi ntako afite, nanjye ngira ngo yaba nyibuka cyangwa se arananzi, ariko twigeze duhura iminsi itari myinshi ku bwa nkuru nziza mbere y'imyigaragambyo, mbere y'ikiringo kiriya manda biyamirizaga. Agathon Rwasa rero ngira ngo nambo naramenya, ariko message nguhaye ni iyi ngiyi ikusaba, ikumenyesha, ikubwira ngo niba nta gikozwe ngo ushake indaki uraraswaho, niba nta gikozwe ngo ushake kava ukavaringe, ibiguhiga biri inyuma yawe, niba nta gikozwe ngo ushakishe uhige aho winyegeza, umuyaga igihuhusi gitambuke, uri mu kaga gakomeye cyane. Kuko aya matora Imana ntiyemera. Aya matora ni amatora ya CNDD-FDD mu bakenyera rugamba n'imbonerakure, ariko abandi bantu bose dore bamanitse amaboko ntibayemera. Ni amatora rero harimo gusunikana. Nagira ngo rero nkubwire ko muri aya matora abantu bazashishikarizwa, abantu basunikwe, abantu babegeranye, nibyo kandi n'ubu biri gukorwa, kandi ibyo nge nta nicyo bintwaye. Nubwo Imana yanagusubizaho Major Evariste Ndayishimiye, ntacyo mpomba, aho urara simparara, aho wirwa simpirirwa, sinzigera nyobora Burundi, nta n'umwanya n'umwe cyakora. Kwicara aha kwanjye nuko nishimiye ijambo Imana yavuze ku gihugu cy'u Burundi, ariko nanone uvuyeho hakajyaho uyu Imana yavuze mu mahoro, Imana itarinze kuko yo nigukuraho izagukuraho nabi, kandi yo nihatana nawe ntuzigera utsinda, kandi uzaba uteje akaga n'amage, icyo nakwita abagumyabanga bawe ndetse n'imbonerakure. Ngira ngo hano n'igisoda kiri mu ruhirahiro, n'igipolisi kiri mu ruhirahiro. Ubu ni ubutumwa bunyuze hano uyu munsi, ariko imbuga ngurukana bumenyi, niba habaho ibihugu byaba byararose ubuvugishwa ko hagiye Imana igiye kwimika umwami cyangwa igiye kwimika perezida, igihugu cy'u Burundi kiri kuri nimero ya mbere. Kandi ntabwo bose bavuga ko Imana yagiye cyangwa izagenda, ya bose bahuriza ku kintu kimwe, bakavuga ngo umwami Imana arimitse mu gihugu cy'u Burundi. Kandi igihugu cy'u Burundi gifite amateka meza n'andi mabi, ariko mu busanzwe igihugu cy'u Burundi abakizi neza n'abakireba neza. Hari abakirebesha amaso ya siyanse, hari abakirebesha amaso y'umwuka. Impamvu tukivugaho wowe ukunda kuvuga ngo tuvuga Burundi, impamvu tubuvugaho ukunda kuvuga ngo turabwibazaho, impamvu tubwibazaho cyangwa se duhora tunabuvugaho, ni uko Imana hari bwo yashyize mu marembo ya Afurika, ni uko ari bwo murwa wa Afurika, ni uko ari bwo bugiye kuzaba buhagaze neza, buyoboye neza, buri neza. Ubwo si ikintu nk'icyo Yesu rero igihe cye cyo kuvuka byaravuzwe, Yesaya arabihanura, n'abandi bahanuzi batandukanye barabihanura, bakozi Imana batandukanye barabihanura, isi yose irabihanura. Ngira ngo ntabwo haba habayeho ko kugeza uyu munsi wa none ngewe Martin ntabwo navuga ngo ni njye uhanuye ibi, ahubwo ikintu cyose iyo ari ikisitari, ikintu cyose kiri profesa, ikintu kidasanzwe, ikintu nyine cy'amateka n'agakura, kivugwaho n'umuntu urenze umwe. Niyo mpamvu rero kumva ko naba mbihanuye ishuri irenze imwe, harimo Bibiliya muze murebe inshuro yahanuye Yesu, Bibiliya muze murebe inshuro yahanuye izi ntumwa, muze murebe kuva mu itangiriro kugeza uyu munsi wa none. Uyu mwami Munyanazareti yaravuzwe, arigishwa, abantu baramuhanura ko, abantu bamuvuga ko, abantu baramwerekwa ko, kugeza igihe
bisohoye. Muze murebe rero igitabo cy'Itangiriro ugeze mu isezerano rishya, urebe abantu bose bahanuye kuri Yesu Kristo ko batamuvuze umunsi umwe ngo baceceke. Mose yamuvuzeho, Yesu amuvugaho, Eliya amuvugaho, Elisa amuvugaho, nta muhanuzi utaramuvuze. Niba rero na hano hari umwami w'igitangaza, hakaba umwami w'imbaraga, hakaba umwami w'abami witwa Yesu Kristo, byari ngombwa ko uyu mwami agira ate avugwa ko. Mu by'ukuri rero hari igihe umuntu avuga ikintu wowe ukumva ko ngo twakabaye tubivuga umunsi umwe, twakabaye tunabyihorera tugaceceka. Oya, Imana yacu ntabwo ari iba muri sirasiye, ntiba muri vibrasiyo, iravuga bikaba yategeka bigakomera. Gusa iki iyi bari Satani, bari intego ya shitani, ntabwo ari umugambi w'Imana. Rero nkwifurije kuramba, kubaho, gutera imbere no gukomera. Uretse ko no gutera imbere wateye imbere, ariko nanone wiyubare, wigengesere. Reka mbivuga uko koko Satani icyamuzanye mu isi no kwica no kurimbura. Ngira ngo rero biteye agahinda kuba umuntu yahabwa imburi nkakuburira, akubwira uko Imana imbwiye ngo nkubwire, noneho ukavuna ibi biti mu matwi ntubiha agaciro kandi ari inyungu zawe. Urumva rero Satani yaba agiye kukurimburira ubusa. Ngira ngo rero mu ijambo rimwe n'irindi, ntabwo guhunga kwawe si ibyaha ukoze, kugenda kwawe si intege nkeya zindi, si uko ugambanira igihugu mbisobanure, si nuko wanze igihugu mbisobanure, ahubwo nuko imburi ikugezeho. Mu byihutirwa ushobora guhuriramo n'ibibazo cyane intambara mu minsi iri imbere, kubw'uko waba urangaye cyangwa utabihaye agaciro. Satani akakugerageza akoresheje abantu bamwe na bamwe batwaye ubutegetsi cyangwa se bari mu ngoma bavuga ari kijyana. Mu bantu biyigwaho rero nawe urimwo mu bantu bashobora kuzahuriramo n'ibibazo mu ntambara y'ikiringo kiri hano imbere. Hazaba urugamba mutama, hano hari ukubaba, hano hari ubuzima buzaba bushaririye, hano harimo abantu. Kandi sabe n'abantu rwose muzigengesera, Imana ntirwanirirwa, Imana ntitizwa amaboko, Imana ntikeneye inkunga zivuye mu Burusiya cyangwa mu Burayi cyangwa mu Bushinwa. Yesu arihagije. Ariko harimo abantu nyine bavuga ngo yaye isi nabyumva, reka sabe ugwaruka, imikangara, bashinga ntaha bigeme, abatamakazi. Imana ntigwanirirwa. Ufite intwaro twakemera ko yakoreshwa, kereka ufite intwaro y'amasengesho, agasengera igihugu, agakunda igihugu, akakiragiza Imana ku manywa na nijoro, akakiyiririza ubusa. Nk'uko nari mbigarutseho rero mu munota wumvishije imbere, ubundi gukunda igihugu ntabwo ari ukugikunda ko gitewe cyangwa ko gifite ibibazo. Ukunda igihugu agikunda no mu gihe cy'ubukene, ukaba wahagarika umushahara, ukaba wahagarika imodoka ihenze, ukaba wahagarika ukigomwa. Nk'uko umuntu ajya kwiyiriza ubusa akigomwa, namwe habayeho urukundo mukunda igihugu, mwakabaye mwigomwa, noneho rwa rukundo mukarwereka Imana na bene gihugu, nabo bagaheraho babasengera, banabakunda, banabazirikana, bityo n'amatata agahagarara. Ariko niba umuntu umwe yahembwa miliyoni 7, undi agahembwa 7,000, umva ikinyuranyo gihari. Aya mahera bose ni bamwe. Umuntu umwe ku munsi akinjiza 300 ku munsi, undi akinjiza amahera 1,000 ku munsi. Mwese ari kaminuza imwe mwize, cyangwa se mwese mwaravukiye 9, uko gusumbana cyane n'icyo kinyuranyo kirekire, niho Satani yinjirira, akavuga ngo nanjye ntabwo ibi bintu nabyihanganira, akajya mu mitima y'abantu akangiza cyangwa agasenya. Mu ijambo rimwe n'irindi rero, intwaro yaba ikenewe hano, mwimirije, mwiteguye,
kubona umwami w'umugisha no kunyuranya indimi no kunyuranya abantu no kunyuranya ingoma, ni ukuri aha hakenewe amasengesho, mbisubiyemo hakenewe amasengesho. Kandi niba ari ikintu kibi mutagarukaho, nanone nagarutse ku munota wa mbere nubwo nta kivuze, mwebwe mwirengagiza niba ari abantu babayeho nabi, niba ari abantu bagowe, niba ari abantu barushye, ni impunzi. Ngira ngo impunzi, umuntu ukunda impunzi n'umwe, ni umwami Yesu. Abandi yego barazifasha, baziba hafi, ariko ubuzima bw'impunzi utarabubamo ntabwo iki kiganiro yacyumva ngo utabusya bwita ubumera, kandi utaraba mu mpunzi cyangwa ngo abe yarahunze. Kandi nzi ko Afurika gihura n'ibibazo, ibyatumye abanyarwanda bahunga, ibyatumye abarundi bahunga, ibituma abakongomani bahunga, ni ibibazo byagiye bibaho kenshi na kenshi, ariko twibaza tukavuga ngo hamwe n'Imana bizarangira. Ariko impunzi ziba zibayeho nabi, kuyerera, kubaho bagupimira uba mu nzu y'icyumba kimwe kibanamo n'umukazana na nyoko bukwe na sobukwe, kurara ku buriri bumwe n'umwana n'abana n'umugabo n'umugore mwese muri ku buriri. Impunzi rero zibaho mu buzima bushaririye, ariko ngira ngo zinakuramo ikosi cyangwa se ishuri. Aho hantu iyo habaye neza asenga, Imana ibana nawe. Hama twebwe rero ntabwo dushyigikiye intambara cyangwa ipfu z'abantu. N'uyu nuko ari umutama Imana yari ivuze ngo ese nucece kuzunguka iki? Nta nimero ye mfite, umuhamagare mubwire. Ariko nanone n'abaza kubyumva, wowe wumva ubu butumwa ntuzakoreshwe na shitani ngo uhige agatorwasi. Kuko hari igihe umuntu yabyumva uko, ejo ugasanga we yumvise ko Imana yabyiyamirije, yabyamaganye, noneho ahubwo ugahinduka igikoresho n'umukozi uri bukorere shitani guhiga ibintu byamaze kujya ahabona ko shitani ifite umugambi mubi, ugahita ujya kure kwirega ngo abe ari we shitani ikoresha. Ibyo rero urumva turabyiyamirije, ni bibi, ni bihere mu izina ry'umunyanazareti. Tunasabe rero guverinoma izamukingire, izabane nawe, izagendane nawe, hatabaye guhutazwa cyangwa n'ikindi kintu kibi cyari cyo cyose. N'iherezo bose babihanze amaso, bose babitegereje nk'ibintu barindiriye Imana ishobora kubakorera cyangwa se kwikorera, ariko sahizi ntacyo gukora mwe mufite uretse Imana. Rero Imana yabivuze no kubikora izabikora, iyabivuze no kubikora izabikora. Haleluya. Nagira ngo nkumenyeshe ko Imana niyo yavuze ngo tugiye kubaha Dawidi. Uyu Dawidi inzira zose biri bunyuremo, igisabwa cyose, igikenewe cyose, Yesu yamaze kugitegura no kugishyira ahabona kugira ngo gikoreshwe, habe ku butaka, habe mu kirere, habe hehe. Mpamya ko Imana itareba ku ruhande kandi itarangara. Oya, Imana ihora iri maso kugira ngo ibagirire neza. Mu by'ukuri rero, mu ijambo rimwe n'irindi, nagira ngo mpumurize abantu ejo hatagira ugwamo, ahubwo ihagararire. Niko Imana yabwiye Mose ngo mwihagararire gusa, murebe agakiza uhoraho ari bubazanire. Mwihagararire gusa. Igihe cyo kurwana kwanyu cyararangiye. Nta murundi ugomba kuhasiga ubuzima cyangwa ngo amaraso ngire kumeneka nk'ibyo twabonye 2015-16. Ahubwo mumenye ko mu gihe kiri imbere ntawo gupfa, ahubwo mwese mukwiye gukira. Bityo rero duhanga amaso Imana, tubyereke Imana, tubiharire Imana, ahubwo tubisengere tubyereke Imana mu izina rya Yesu Kristo. Nuko abayoboye n'abayobowe bose bahindurirwa ubuzima, kandi mpamya ko buzaba ari ubuzima bwiza budasharira, butarimo imungu n'umugesi, bitarimo umubabaro n'agahinda nk'ibyo buno tubona abantu bari kuburara, abandi bashaka kubwirirwa, nk'ibyo buno turi kubona abantu babura yo gucira nayo kumira, ibintu nyine bikaba ndanze cyangwa bikaba agaterera nzamba. Mu ntara zose rero turabagumbiriye tunabakunda. Reka ngusabe rero mu byaremwe byose nta kitararemwe nawe, kandi nawe niwe wakuremye. Nyemerera twinjire muri wa munota wo gusabira abantu umugisha mu izina rya Yesu Kristo, ubundi izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Ngira ngo
tugiye kwifashisha ijambo riri mu gitabo cya Matayo 27:13 ubandanyije ugasoma uraza kuhasanga uyu muhezagiro tugiye kuguhezagira, kandi ni umuhezagiro w'ubugingo, koko mu ijambo rimwe n'irindi inicano y'ivugabutumwa, nicano yururutsa imitima kandi ivuga iby'amahoro. Udukurikiye rero wifuza guhezagirwa, kandi nibyo kuko nibi numuko mu izina rya Yesu Kristo wabambwe rimwe. Yesu we nategeka biremera, kandi navuga birakomera. Turagira ngo dutangaze rero, nubwo ntacyo kwireguza ariko hari ukuzuka, kandi ugatsinda bakubambishije amahwa ariyo twakita amagambo, ugatsinda abakunywesheje inzoga ari ibyo twakita umuruho, cyangwa se Bibiliya ivuga ngo inzoga bayihugiye gupfa. Harimo abakunywesheje inzoga kubera stress. Ibyo byose nta gisubizo wigeze ubona. Hari igihe bakwambitse urugori rw'amahwa ari ukugutamiriza ubukene bw'inkota n'amagambo yo mu mutima ababaza, ariko wowe uri kunkurikira, hari igihe ikigeragezo cyicara muri saro, kikicara mu cyumba, kikiyongezaho muri saramanje, kigeragezo kikakwigabiza, kigeragezo kikakurira, kigeragezo kikakubahuka, kigeragezo kikakuhindura ayifundigira ibivuzo. Ni umugani w'ikinyarwanda, mu Kirundi ntabwo nkuzi, ariko ndagira ngo ntangaze mu izina rya Yesu Kristo wanesheje isi akanesha n'umubiri. Uriteguye ko wanesherezwa, uriteguye ko watsindanishirizwa, uriteguye ko ijuru ryakuba hafi mu izina rya Yesu Kristo rikagucungura. Haleluya. Uyu mwanya ndatangaje mu izina rya Yesu. Uyu mwanya ndavuga izina riruta amazina yose, aho uherereye hose mu izina rya Yesu Kristo. Buri mwaka hari akamenyero ka Satani, buri mwaka hari akamenyero k'abadayimoni. Uko umwaka utashye abantu bajya kukurogesha cyangwa bakakugambanira. Uko umwaka utashye hari abantu bagaragaza ko bagukunda ariko ari ingajiga ku buzima bwawe. Ariko mu izina rya Yesu Kristo ritura abantu uburozi, umutwaro, rikirukana ibigusha n'ibigeragezo byose. Haleluya. Cha bugufi mu izina rya Yesu Kristo wizere Yesu aragukiza. Cha bugufi mu izina ry'umunyanazareti Yesu arakurengera. Haleluya. Abitabiriye ibirori n'abaje mu birori kugira ngo ingoma bayikomera amashyi, abayibyinirire mu ijambo rimwe n'irindi, bakabaho muri ubwo buzima bafiringa ibyishimo cyangwa se banejejwe nuko hari uwabambwe. Uko umwaka utashye hari abantu shitani apangira ko inda zigomba kuvamo. Uko umwaka utashye hari abantu shitani yabigize akamenyero ko gusenyera ingo. Uko umwaka utashye hari abantu shitani yabigize akamenyero ko bagomba gukora impanuka. Uko umwaka utashye hari abantu bagomba kuva mu byizerwa gakiza kagahagarara. Uko umwaka utashye hari abantu barushye baremerewe, kandi imitwaro bikoreye ari shitani yayibakoreye. Mu izina rya Yesu Kristo nta mugabo ubura mukuru we. Muri uyu mugisha nutambera mukuru ndakubera mukuru, ariko nyemerera mu izina rya Yesu Kristo tubwizanye ukuri, tugusabire umugisha. Haleluya. Kandi nagira ngo ngumenyeshe ko ahari abagabo ibara ntirigwa mu izina rya Yesu Kristo. Tuzi neza ko rero iri jambo rivugwa mu gitabo cya Matayo n'igihe Yesu bamubambaga, ariko akabambanwa n'undi muntu witwa ngo Baraba w'ikimenwa bose. Yesu Kristo ntabwo byari ibyaha yakoze. Ngo babajije Yesu baramubwiye ngo iregure ku bintu byose uri kuregwa, habura ijambo na rimwe abasubiza. Ngo umutegeka aratangara, aravuga ngo ndatangaye kuba ibyaha byose bagushinjije utireguye. Ntabwo Satani ubugome bwe n'ububi bwe n'ubundi wabona icyo wireguza. Ntabwo ushobora kuburana ngo utsinde, ntabwo ushobora kuvuga ngo byumvikane, nta nubwo ushobora gushaka ngo ubone, nta nubwo ushaka gukomanga ngo ukingurirwe. Ariko haleluya, nagira ngo ntangaze ku buzima bwawe. Akawa muririmbyi, hari umuririmbyi umwe wavuze ngo Mukiza utwemere twe nubwo turi babi, iyumvemo imbaraga ya nyuma, iyumvemo imbaraga y'ubutwari, hagurukana kwizera,
mu izina rya Yesu wikemera gupfa, mu izina rya Yesu wikemera gutsindwa, mu izina rya Yesu wimanika amaboko, wimanikira amaboko Satani, mu izina rya Yesu wikemera ko umugabo wawe abazimu bamwurira, turi mu munota wo guhezagira, mu izina rya Yesu Kristo wikemera gutakaza akazi, wikemera ko diplome yawe ipfa ubusa, mu izina rya Yesu wikemera ko urugo rwawe abarozi barwambara, mu izina rya Yesu Kristo emera uri muri wowe arashoboye, uri muri wowe arahambaye, uri muri wowe ni igiti cy'inganzamarumbo n'isambu itarumba, uri muri wowe ni ubwugamo bw'umugaru, uri muri wowe mwemerere umwizere, wikemera kugumirwa, wikemera kuba ingumba. Imana ntabwo yigeze kuremera kubabara, Imana ntiyigeze kuremera gupfa ugwagashinyaguro, ntabwo uri abadayimoni. Imana ntiyigeze iteganya kuzarimbuka. Mu izina rya Yesu wikiyakira, ahubwo haguruka mu izina rya Yesu Kristo, subirana inyuma shitani, iyumvemo imbaraga, reba uwabambwe, yumvemo ubuhizi, yumvemo ubutwari, mu izina rya Yesu Kristo raranganya amaso urebe mu mirimo n'ibitangaza Yesu yakoze. Iki si igihe cyo gucurika umutwe mu maguru, iki si igihe cyo kugira ngo wemere abadayimoni bakugire uko bashaka. Oya, jamais, grand jamais, mu izina rya Yesu Kristo ntubyemere, ntubyemere mu izina rya Yesu Kristo. Yakobo yarabyanze, ashinga ibuye, Imana imuha umugisha. Aburahamu yarabyanze, acinya inkora abaga ikimasa, Imana imuha umugisha. Mu izina rya Yesu mwibuke ko Aburahamu yarakenyagira ahagurisha umugore, ariko aza gukira kugera ubwo abashyitsi abakiriza inka. Wowe nturanabakiriza intama, wowe nturanabakiriza impene, nturabakiriza ikintu gihambaye wabakirije ni wowe ukizi. Ariko nagira ngo nkumenyeshe ko nyuma yo kurira, nyuma yo kubabazwa, nyuma yo kutukwa, nyuma yo kugeragezwa, mu izina rya Yesu Kristo, nyuma y'amagorwa, nyuma y'agahinda, nyuma y'umubabaro, hari uguseka, hari ibyishimo, hari inkuru nziza, hari agakiza. Haleluya! Hari umunezero uruta indi minezero yose. Nagira ngo nkuhumurize, nagira ngo nkuganirize mu izina ry'Umunyanazareti uwabambwe rimwe gusa. Haleluya! Mwizere, mugirira icyizere. Rero nari ndi kuvuga ngo wibyemera guhera mu mpimba, warafunzwe, waba urengana utanarengana, wahuye n'ikigeragezo, waba ukizi utanakizi, wahuye n'akaga, waba ukareba utanakareba, waba ukumva utari no kukumva, ariko mu izina rya Yesu Kristo umukiza, umwami n'umucunguzi, nagira ngo nkumenyeshe ko Yesu wambaye ubusa, Yesu wabambwe, Yesu Umunyanazareti, Yesu i Karuvari ku musaraba, amazina yawe arayazi ndetse yanditse mu gitabo cy'ubugingo. Mu izina rya Yesu ko usigaranye, zana umubiri wawe, nicyo gishoro usigaranye, hama tanga umwanya wawe mu izina rya Yesu. Umuntu ufite imbuto agiye guteramo kandi ikaba imbuto y'umugisha, ikaba imbuto y'agakiza, ni umwami wacu Yesu Kristo. Mu izina rya Yesu Kristo, uyu yabambwe rimwe, uyu yakoze ibitangaza n'imirimo, yazuye Lazaro, azura umwana wa Yayiro, mu izina rya Yesu Kristo ahindura amazi divayi, atubura amafi, atubura umutsima, uricwa n'abadayimoni gute? Rero mu izina rya Yesu badese mu izina rya Yesu mu mutima wawe, gira kudasubira inyuma, gira kutagamburura, gira kudatsindwa, hagurukana ubutwari, hagurukana ubuhizi, hagurukana ubutore. Imana iragushyigikira kandi ikora imirimo n'ibitangaza mu izina rya Yesu Kristo. Hari ukuboko k'umwami Yesu kugendana nawe. Imana yemeye ntupfe, Imana yemeye biriya byose ntibiguhitane, ukaba ugihumeka umwuka bazima. Ibyo birahagije. Ibisigaye cira bugufi Imana, ibisigaye egera Imana, ibisigaye hagararana n'Imana mu izina rya Yesu Kristo, umwami n'umucunguzi. Mungu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Ngira ngo rero hari n'igihe umuntu yumva ko urugendo afite, umurongo arimo cyangwa se umwanya arimo, nkwifurije kujya mu nzira n'ukuri n'ubugingo by'umwami wacu Yesu Kristo. Imana igukureho dayimoni kamenyero ya buri kwezi, Imana igukureho dayimoni ya kamenyero buri cyumweru, Imana igukureho dayimoni kamenyero ya buri mwaka, mu izina rya Yesu ku musaraba. Yesu
iyi dayimoni niho yayiciye, kandi abantu basabye nabi, basaba ko umwami yabambwa, ariko uri gusaba ko ubugingo bwawe bwakira n'ubwa bene so bugakira. Imana yumve kuniha no gusaba no gutaka kwawe mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti. Ndatangaje rero, kamenyero dayimoni yitwa kamenyera kuveho, ngo hari dayimoni yari yaramenyereye buri mwaka ko bayibohorera abicoshomera, ko bayibohorera abimira, ko iyi dayimoni imiragura, ko iyi dayimoni yica, ko iyi dayimoni zinga, ko iyi dayimoni mugaza, ko iyi dayimoni ihombya, ko iyi dayimoni igenda yangiza, koko shitani yaje mu isi kwica no kurimbura. Ariko nagira ngo nkumenyeshe ko mu izina rya Yesu Kristo uyu munsi n'iyi saha n'aka kanya, haleluya, Yesu yaje mu isi gukiza no gutanga ubugingo. Yesu niba wizeye, niba ubyumva, nyemerera dusengane Imana mu mwanya nk'uyu n'akanya nk'aka mu izina rya Yesu Kristo. Ibisigaye turahurira hariho hose hatandukanye mu izina rya Yesu, kuri Facebook, kuri TikTok no kuri Twitter. Aho hose nuhajya ngira ngo ubutumwa bwiza uzabubona ni Imbabazi TV gatatu. Yesu Kristo nashimwe cyane. Mu izina rya Yesu Kristo turagukunda, turagusengera. Nta yindi nzira twe twahisemo uretse yo gusenga. Imbunda zirahari, ibisubizo, ibibazo, intambara, ibyo byose bibaho, ariko urugamba turimo si urw'umubiri. Banza umenye neza urugamba urimo ntabwo ari urw'umubiri. Intambara urimo si iy'umubiri. Iyo urubu rw'umubiri wari guhamagara abakomeye, ariko urugamba uri kurwana, urugamba ndimo kurwana rurakomeye. Iyo ruza kuba urugamba rwo ku mubiri, nari guhamagara abakomeye. Iyo ruba urugamba rw'umubiri, hari kuba n'intwaro z'umubiri. None rero Yesu mu isi yaravuze ngo mbasigiye intwaro imwe yitwa gusenga. Izindi ntwaro zose zishyire hasi. Hora imitsindwa, tsindwa mu izina rya Yesu. Manika amaboko yaduze utsindwe, tusigarane intwaro imwe yitwa gusenga. Ibisigaye senga, ntacyo uzabura. Senga mu izina rya Yesu. Senga mu izina rya Yesu. Senga wongere usenge. Gusenga kwa wongeremo ukuri, gusenga kwa wongeremo kwizera, gusenga kwa wongeremo kudashidikanya mu izina rya Yesu Kristo. Senga, kuko gusenga harimo ibyiringiro, harimo ubutabazi. Haleluya! Icyubahiro ni cy'Imana ishobora byose, isumba byose. Kandi Ana yarasenze, gusenga kwe kurasubizwa. Kandi Esther yarasenze, gusenga kwe kurumvirwa. Yosefu arasenga, gusenga kwe aratabarwa. N'abandi byitegererezo ibyabonwa by'abatubanjirije. Mu izina rya Yesu Kristo tubona imisengere imeze neza kandi myiza, yagiye itanga igisubizo cyiza, itanga n'inyishyu nziza kubwi umwami Imana ishobora byose, isumba byose. Haleluya! Rero mu izina rya Yesu Kristo ntuboneke, ntunabone ko ubu butumwa ndi gutambutsa ari ubwanjye. Izere uwantumye, izere utuma mvuga ibi, nakavuze ibindi, nagakoze ibindi, naringarutse hano. Izere uwantumye mu izina rya Yesu Kristo. Ingendo shitani yaraziboshye, amaboko shitani arayahombye, mu ruhange rwawe shitani akuramo amavuta, intambwe araferina, ibintu byose arabihagarika. Ariko mu izina ry'uwatubambiwe ndagira ngo ntangaze, ndagira ngo mvuge, kandi mvuga ubutumwa bw'uwampaye kuvuga. Ubu butumwa nzanye ni ubwawe, ariko si ubwanjye, ahubwo wabumpaye, nanjye yambwiye ngo mbuguhe. Bwakire mu izina rya Yesu Kristo wabambwe rimwe kandi akanesha isi n'umubiri na Satani. Reka dusengane Imana kubw'ubutumwa bwiza n'umugisha tumaze kwatura no gusaba mu izina rya Yesu Kristo. Nawe ukaba ubyizeye, bikubere uko wize, koko abakatolike muri Bibiliya ntagatifu bishobokera abizera. Turagushimiye mwami Yesu, uri Alufa, uri Omega, uri itangiriro ukaba n'iherezo, uri igiti cy'inganzamarumbu, uri isambu itarumba. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti ndagushimiye ko uba ari ubutumwa bwiza utambukije, bugizwe n'ijambo n'ubuhanuzi. Ndagushimiye ko uwizeye azabona amasezerano, kandi gusenga kwatsinze isi. Gusenga, intwaro y'amasengesho itsinda umubiri, intwaro y'amasengesho itsinda Satani. Mu izina rya Yesu Kristo nta yindi mbunda mu isi wigeze urashisha mwami Yesu uretse intwaro yitwa amasengesho, kandi byose warabitsinze urabinesha. Kandi mu gihe gitoya uhagurukana itsinzi kubw'ubuhizi bwawe mwami. Nanjye ciye bugufi rero nyaguhora ku ngoma, uha umugisha mu izina rya Yesu Kristo.
bene data bose badukurikiye aho baherereye, umwigisha n'umwigishwa twuzurizwa imbere yawe, kandi uhezagiriye imitima yose tubana muri ubu butumwa bwiza. Ndagushimiye Mwami ko ubu butumwa bugomba kubageraho, abushima n'abushaka, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Uwiteka abampera umugisha. Rero turabakunda tunabashimira. Ciao ciao, shalom shalom, umukama abaheza.